kuki ukuri kwazimye, kuki umuntu atagishaka kuvugisha ukuri. Ubu ngubu umuntu usigaye amubwiza ukuri agatinda kubyumva, wamubwiza ikinyoma akabyumva vuba. Niyo mpamvu abantu badukiye ikinyoma, ukuri kukasigara. Ndabasuhuje, nitwa Ismail Mwanafunzi, ni murumuna wa Ismail Mwanafunzi. Ikinyoma cyamaze gufata intera kugeza ubwo no mu madini gisigaye gikoreshwa. Ubu ngubu padiri ntabwo kuvugisha ikinyoma, ukuri yagutaye yahuzo, pasiteri, abarokore n'abandi bagiye batandukanye. Muri iyi si, muri iki gihe, abantu basigaye bakoresha ikinyoma ku kigero cya 98%. Ubwo kabiri gasigaye abo bantu nibo basigaye bakoresha ukuri. Kuki iki kintu cyafashe intera zingana iki? Kikagera ko kigeze mu madini, mu iyobokamana, politike n'ahandi hagiye hatandukanye. For example, umubyeyi ashobora guha umwana we minerivani ngakajya no ku ishuri, umwana we yagera mu nzira akayajyana mu bindi bikorwa bigiye bitandukanye, akaba yayanywera, akayarya, akaguramo ikintu cyiza yumva ashaka. Mu kugenda mu maso y'umubyeyi we avuze yuko yayanywereye cyangwa se yariye yavuzemo ikindi kintu runaka, umubyeyi ntabwo yabyumva, yamumerera nabi cyane. Ariko umwana ahita yigira inama akavuga ati nibwira mere ko nataye amafaranga cyangwa pere, arabyumva vuba. Kandi koko niko bimeze. Umwana araza akabwira ati amafaranga yazimiye cyangwa se bayahibye, ukabyumva kurusha uko umwana yakagombye kukubwiza ukuri. Niyo mpamvu ukuri kwasigaye inyuma, ikinyoma kikaje hejuru. No mu ndirimbo bararirimbye ngo ukuri kuranyagirwa, ikinyoma kikugamishwa. Nta kindi bavugaga n'icyo ngicyo. Ni gute twagarura ukuri? Twebwe turi mu 2024, ariko nyama z'ikinyoma nicyo cyatangiye bwa mbere mu myaka y'ahambere. Abantu ba mbere babayeho ku isi na Adamu na Eva. Ubwo inzoka yazaga kubashuka, yaje kubashuka ikoresheje ikinyoma. Uyu munsi umuntu ashobora kuvuga ngo izina Satani ukumva ari ikintu kibi cyane, ariko 99% ndahamya nashidikanya yuko umuntu wese kuri iyi si yakumva izina Satani kumva ari ikintu kibi koko. Mu myaka y'ahambere izina Satani byari byejejwe nk'uko ubu ngubu umuntu yavuga Yesu Kristo. Yari ari umwamarayika mu ijuru, nuko yaje gukora amadega, akohereza kwa ikuzimu, akamanuka agakubwa mu ijuru. Niko cyaje kuba sekibi. Ubundi hambere Satani akiri mu ijuru ryari izina ryiza kabisa, nk'uko wumva Yesu Kristo. Ubu ngubu ushobora kugenda ukajya ahantu runaka, undi muntu akaza akavuga akoresheje ikinyoma, avuga ko wishe umuntu, mu munota umwe umuntu akabona wahindutse uko yakubonaga nawe uri kuri. Kuki ibi bintu bibaho? Natwe si twe twabihisemo. Wumva ko ikinyoma cyatangiye mu myaka y'ahambere mu basokuruza bacu. Sinzi ukuntu twakigaruye, cyamaze kwigarurira abantu benshi. Niba umuntu ushobora kumubwiza ukuri ntabyumva, wamubwiza ikinyoma akabyumva vuba, ubwo tuba turi gutiza umurindi ikinyoma. Ikinyoma cyamaze gufata intera. Imana icanga kubi. Ibaze yuko kubera ikosa inzoka yakoze, inzoka yaravugaga, ibaze uko wabona intama ubu cyangwa se urukwavu cyangwa se inkoko, niko n'inzoka umuntu kera yayibonaga itarakora, yari amanyama. Ariko ubu ngubu Imana yitaye yahuzwa mu bihano, yitegeka kutavuga. Ubundi kera zaravugaga inyamaswa yose, yitegeka kugitaka. Muri iyi si ya rurema cyangwa se nta kindi kinyabuzima kigitaka nk'inzoka, ikaba mwitaka. Imana iravuga ati uzabona umuntu mbere azakumena umutwe, nawe numubona mbere ukamutanga kumubona uzamurya agatsinsi. Kuki ibi bintu byabaye? Ubu buzima turimo ntabwo ariko natwe twabuhisemo, ahubwo abatwanyirije niko byagenze. Sazi iyo Adamu na Eva bataza gucumura, twakabaye turiho mu buzima bwiza. Ntabwo tuba tuzi icyaha, ntabwo tuba tuzi guhemukirana, ariko sazi umuntu ahemukira undi nta kintu yitayeho. So barabiki iki kiganiro ni murumuna wa Ismail Mwanafunzi. Ndabakunda cyane. Ciao. Simbukira kuri YouTube usacinge Bosco Kirundo TV show, ubundi kore subscribe tujye dukomeza kubana n'inzogera ntuyibagirwe na like. Thank you so much guys.